uyu muntu abona adafite ibibazo bimeze bite afite ikibazo cya mushikiwe mama wawe yarakize yajyaga yikorera uburaya nibura yakora nyine mama wawe yarakize wanje geraho none ntabwo uzongera kure mushiki wawe yagonzwe gute by the way ngo yari kwambukiranya umuhanda harazabatsinda baramugonga muri misi imodoka moto yariwe n'imbwa nkuko nyina we yariwe n'imbwa ariko se mushiki wawe nawe yariwe n'imbwa igare se wumva yavunitse akaboko urumva n'inyamuntu mu muryango w'abareba w'umukire mubwire Twaje tukwikaza uri kureba Urban 250 twizera ko byose ari sawa cyane nkuko bisanzwe kuri episode twasanze Urban ari ikinzovu ibihumbi 5 Abana so kubana se Urban mwarabisobanuye Abana kuvuga Urban ntabwo napfa kubimenya ese na group zitwa Urban ni group Abana oya group yitwa Abana ni Abana njye numva ko ari ukubana oya turirimbira ka karimbo ko kubana tumeze vuga te ngewe ndabana nkabana ikomeza se nabana nawe baby bana ariko ugomba kubana uri kumwe na baby wasi bigabo bibiri bya bana byawe bibaye butinganye kubera iki nzovu buri munsi uririmba je sinzi kuririmba none sinakubonye mu ndirimbo ya gitabo ngo sama ngo bomora noneho harundi wibatsinda wambwiye ngo nze muri studio ngo akoresha nyamabondo namwe nanuza na Jita ni Patrick ngo uba ibatsinda ni Patrick yambwiye ngo mwakanwese karinze nese ko yambwiye ko yagwa ibihumbi 5 ngo nujeyo Patrick inde wabimpaye Patrick ami ibihumbi 50 singe ngo yagoraje ibihumbi 50 ngo ni wajyayo wigeze ibihumbi 50 yageze biguha muri momo yawe Patrick nta nigi mwebese abangaye nta nigiceri nese ngewe mi 10 oya Patrick nyamureka mu 10 ariko yarabesheje yanyemeje uburyo kingo yaguhaye ibihumbi ngo 50 ngo ni wajyayo ndashobora kuba yaramufashe nka superstar oya yambwiye ko yeguhaye ngo ukayabika akama nkabika ngo yarya ni wajyayo kandi nawe n'urubanyi umva yaguha ko no mwizina ry'Imana Patrick sinamuzi umva nohe ngenza kubyiza ukuri mwizina ry'Imana mu ijuru wo Patrick sindanamubona ngenda namubye n'inzovu kugira ngo mubone bizakugora bizagusagushora niba ukoresha nyamabondo ku giti cye reka mbibutsa kandi tugiye kuganiraho Abani kandi kagarize ndabizi karatuma mwese mwinjiranamo noye bagwa amafaranga uri nkweto ni ugize ugura nkweto uyu mugabo nawe naraziguze yaravuze ngo azabimbwa nasubirana na Esther mu biganiro nkweto naraziguze dore izi narazishyuye ni mpamvu nazizaye mwataki ku nkweto nawe kwate oya reka nkubwize reba hano njyewe izi naraziguze nazifashe ideni naziguze maze kuzigura nifite ibibazo muri iyi minsi nguramo n'imyenda amapantaro 2 reka mbabwire nguramo amapantaro 2 no hari n'umuntu wo gufashwa ariko yuri umuntu w'umugabo nese no ibibazo bizarangira geke bizarangira witabye Imana sibyo ibibazo abana bashaka ngo bakugura isanduku yinuza isanduku ngo bakugura isanduku y'amari ngo y'amari Asha abantu nini babiko ura mugabo rudarurerure reka nkubyize ukuri yangura isanduku y'amare we kuki atayigurira na rudarwiwe niba bamupfunyapfunye bamusosekemo bamupfunyapfunye yahise avuga ngo umva none akantu yakoresheje yahise avuga ngo ngewe ngo bazampamba nkuko ngo nk'abisilamu ngo ni umwisilamu ngo bazahita bagucengeza mugumva abisilamu ko babacengeza gutya rura rwiye rwabona rukura ako ubabwira ko nta rupfu rwiza rubaho yabimanuka yaba umuntu guteye icyuma ari umuntu wigeze apfanga agende agaruka tubwira ukuntu imfuzi nawe retse nabarabiri babeshe umuntu wapfuye tuba tuzi aho yagiye cyo hari ubuhamya nta muntu ubuhazi hari ubuhamya ngene uva muri amura vango ni ari isango yagiye kuzimu nta muntu ugikuzimu ngagaruka byagenze gute zanjye aho ngaho amakuri inzara warwanya hano uvango ikintu gihari agahiri karaje ndagashima batangiye kukurya inzara nk'izo mama kuri njyewe nagari inzara nagahiri kaje ndagashima tu ubwo ngubwo rero hanyuma se wowe bimeze bite cangiye nta wavuze ngo niwongera kwicana nura mugore wawe gatiti buriya ngo uzaburi imbwa ejo muri ntabwo byahereye bidatine byo kubona mbona mu kiganiro kuri Serenity mbona baragushotoye ugiyemo hari nejo nabonye mwakuranye barantunguye ninjira mu kiganiro cya YouTube channel ya Kamwana Dusabe ninjiramo YouTube sirahari nayo nayihari irahari ariko irahari se kontrolwa nawe ariko ngo urugo rwa yakaruteye umukasiro wa urwa ariko nayo yabwiye kuva ryari ko mabwira ngo nta muntu ntago barabakubaka icyambere irani trike bari bihaye ngo yo kwiba aba diaspora bibe n'umuntu witwa Siya bibe n'abandi bamaze kubaka urugo barabeshanya ubusoro rugo rurahari nta ruhari nira YouTube
iri gukontorwa n'undi muntu tuvugisha ukuri nka ndi nzova yari afite iriya yo narazibutiye aho uzi kugira ngo ujye tubicano ntumenye ntuzayawaga bavuga na password na email natwe zaratunaniye na Nyamabondo yaramunaniye YouTube channel mwege mwatuga YouTube channel mutaranize mutazi nawe yawe yarakunaniye ngise tarananiye urabona igeze hehe siko mukina arya wewe email yawe ni yihe email ndengira ubu mu buzima bwawe bayo na email ufite email aryo bwo email ariko ari ndimba bavuga ngo we mubaza amakariso amaze kumanura wimubaza email unumubaza amakariso arakubwira umubare wayo ariko amakariso amaze kumanura harimo na mushiki wawe mubyo ngeze uwe we numufite ngo nawe ukora ubura baranamugonze ubu ngo bafite ibibazo byinshi cyane narwaye ngo tuzajye urumva ninge muntu mu muryango wacu ninge mu kirurimo niyo bafite ibibazo muri iyi Nyamabondo ni wakuze kubivuga ngo ufite mushiki wawe ngo utegera ahantu ngo baramwotsa wowe nta nubwo inda yiwe urabona Nyamabondo afite ajya asubiza inyuma Nyamabondo urabona inda yimeze nk'igifu cy'ingurube igifu cy'ingurube iyo gishonje kiratigita nawe yategese mu nda ahita avuga ibyabonye nyine aratomboka mushiki wawe yagonzwe gute by the way ntabwo yari kwambukiranya umuhanda harazabatsinda baramugonga muri misi imodoka moto yariwe n'imbwa nk'uko nyina we yariwe n'imbwa ariko se mushiki wawe nawe yariwe n'imbwa igare se wumva yavunitse akaboko urumva niyo muntu mu muryango w'abareba w'umukire mubwire ntimugira mu bari wowe bahise bahamagara ninjye bagomba guhamagara kuko ninjye mukire mu muryango nukuri kumaze kubabeshya niwe mukire mu singira mama singira data ko ninjye mukire ninjye bahamagara ngo musice ngo bigenze gutya muri iyi minsi maze iminsi mfite pressure nyinshi cyane n'abantu mwavukiye mu mujyi wa Kigali urumva nubwo umugabo yanyaye hejuru yakanyara hejuru akanuka sinamwitura baratarukaye ko sinamwitura ibi reka mugize ukuri yanywe inzoga anywa inzoga yanywa peri ameze nka Esther wawe bose baranywa baruhaye yari yasinze naga ari imodoka niko ngo yariwe n'imbwa nkuko nawe mama yariwe n'imbwa impamvu mama wanjye yariwe n'imbwa igare ryamugonze ngenza wese sigare nyine none so ruzi ko ari iki hari batsinde rwose muri zebra yambukiranya kwa bakaro mukecuru nzaza kumusura gusa bagushakiye isanduku ibaza ese ngo mari bazabona mari kujya isanduku mwanjije we ko ngende umusitari uzi abazagera ku kiyo cyanye cyangwa aho nzashyinguye uretse abayedi n'ibisambo nabo muri Sodoma n'abandi muri koridoro bimukiye mu gisimenti ubu nawe ni muntu wakugana nezo washinguye nkandi nzovuga nta mukira afata umwanya wazanye vebuti yiwe reba hano nta mukira wazana vebuti yiwe ngaje kugwerekeza kuko bavatira n'ingegere nimayibobo nyine reka mbwira wangegera we ejo bundi bambika ngo nitabye Imana uzi amatelefone yavuze iryo joro none sugira ngo niwo musitari wa mbere wabugiye wowe kimba mwanya vugiye nyuma kamera nta muntu waruzi ko arimo we mvuze iki banzumara n'urwiriwe narwo ngo urwana narwo rugiye gusenyuka urwe nawe mwari mugeze basha nuvuga ngo yari marambira ngo umugabo yambwiraga ibya mushiki wiwe ukuntu yariwe n'imbwa kusubiye inyuma se twa turi ahantu bavuze ngo bagushakiye arya imbwa twasanze yitwa gute mu gifaransa imbwa mu gifaransa cyangwa mu cyongereza mu gifaransa bayita dogi ni mu cyongereza mu cyongereza araho bayita simba mu cyongereza bayita dog oya mu giswahili nako bayita simba ase no ntabwo uzi igifaransa vuga ngo icyongereza bayita in English bayita dog wango dog yo zibaye dogs ari imbwa nyinshi zambwa se ziba ziriho bita mwigobe ryandi rya sake zirimo se mu gifaransa imbwa imbwa mu gifaransa bayita chien shemesha chien gusa bayita kuki zara unywa mu gipangu bashushanyije imbwa bakango shemesha imbwikazi mubu iyi ni shemesha oya ni wowe aho kuko ugira amakari menshi cyane mu giswahili imbwa yitwa mbwa ubwo tuwe uramutse uriye imbwa wayokeje barakwanga unapatie mbwa unakula mbwa unapatie mbwa unakula cyangwa umekula cyangwa unakula unakula ariko bavuga mbwa hapana mbwa vuga mbwa nawe iyo uri kwishyira vuga mbwa very nice urumva mbwa nukuvuga ngo bandika ma ba wa na a mbwa hanyuma umubu bakawita umubu hapana mbu umubu wa malaria mbu hapana mbu cyangwa sinabishobora icyo ni igiswahili
ukabona umuburu kuri wowe ese umbo uyu ni umbo ashobora kugeza kuri abantu batazi ururimi rw'ikinyarwanda babayeho nabi cyo tuvugisha ukuri ururimi rw'ikinyarwanda nirwo rurimi rworoshye ndetse n'icyongereza ikinyarwanda kiroroshye ikinyarwanda nirwo rurimi rwiza cyane rukomeye ahubwo cyane buriya ikinyarwanda nirwo buri abantu mwavutse mwese muri abanyarwanda mujye mwigura agafanta kuko muvuga ururimi rwiza abanyamahanga uzi ukuntu natwe ntacyo tuzi kuri icyongereza kidutonda bono no kumenya uzi kugira ngo muzuka ngo murakoze none se no kuvuga ngo ikinyarwanda cyo gikomeye ukabukizi icyongereza cyo kiroroshye cyangwa igifaransa icyongereza ni nk'amazi kiroroshye icyarabu auzubillah mina shaitan rajim rahman rahim icyarabu ntacyazi inde icumi mu cyarabu baryandika iki icumi mu cyarabu icumi mu cyarabu wandika kantu kameze nk'umunyurugo tukigondo ugatushyira akaze none wabyandika gute mu cyarabu umaze iminsi ujya ni irayidi yabaye kuvumba ubesha ngo mvumba ariko mvumba beke ariko ndaza kukuvumba wise ngo rishehe ngo abuduru ngo niba cyabire wajya gurya sha ntabyo kigira ntabyo twatuzi yo twasanga imifuka irateretse igize gutura hata ya nuvuga ngo ikintu gihari muri iminsi mwumva ko mfite inshingano nyinshi kandi ndashaka no gushaka umugore by the way mukwa kangaise ko nani mushaka mukwa karindwi ujya mukwa munani nani ndashaka umugore ingo zanjye nizo wamabura mushekewe nubwo igari ryamugonze nkapfa kumurwaza asha ntago yakwemera arize kuri we mugabo w'ingegera muri social media wambere ubamo w'ingegera gute ni yakemera inde umugabo w'umugore munzereze nayo ni inzereze mani shora byose uriya wazagiye kumwandikisha bandikisha kuwa gatanu urane kimwamwanya ibyo avuga ntaga bizi inzereze nabo ni inzererezo wasanga bapapura batera dedwa iribenga ni irirenga ntaga ari akoze wigeze wibaho ngiyewe uzigiye mperukya kwiba nigeze ni kera cyane nko muri za 70 tuba ku Muhima ariko wowe uvuze ngo ni rirenga uri avuga iribenga turafate umujuru bi ni rirenga man ngiye kiunibye kandi rirenga ni izinoce ebyiri nyabo ngo ni ribenga irirenga nonze turafate ibi rirenga naga ari ribenga we duhitiremo turafate bya Noheli cyangwa dufate inyabajya uyarama kwanga iki irirenga yakabwa ngo ni ribenga twebwe ariko reka dufate ibya nyamaboro ko niyo mujura muri social media wa mbere araniba ni nawe wafunzwe katwemera ibya nyamabondo ko niwe mujura no musikama ariko noneho ngo gitwaje yarambwiye ati ngiye nyamabondo bura ndamuhishira ati nzavuga impamvu ari igikarati nimera ibintu by'imageragere ariko yanyibwereye hari nyanzaza mena ibintu by'imageragere ati nasaze ati nanyweye mu karo timitavuga ibintu by'imageragere akora by'ibanga asigaye yambara neza yino utaragaruka ntuzongeye kungarura iwawe niba ari wowe ntuzangarura icyo nshimira Noheli nta kijya kurya kwa nyamabondo shabira biryo byagaze twabiriye yabikubise Esther ibiryo byagaze ibiryo umuntu arya gasura nkana yabikubise Esther bakoresha gaze yanjye kwa ba Esther ngo isasi zezimo kuduhira gutyo ariko nzovu ngo Pater nawe na Esther murago bimeze neza mose bongeye bariyunga wagira ngo cyokora ariko ko nababwiye ko bari ari scam wabarimo arimo gutera umwaku Esther telefone base bayimwiba umwaku uratera undi umwaku wundi se bose kari imyaka ibiri hura bari abantu nababwiye ubu hari ibintu azonja gutinda muri social media kumva ngo nzovungu yarongo ndi mugore mushya ibyo ntabwo bizonja kuncura umwenda kumva ngo yakayarongo ndi mugore mushya nibizonja kuncura umwenda kumva ngo Westeri ngo bamufasha ngo yaraye muri rigori ngo muri rogi ibyo ni ibintu bitazonja kunera umwenda ariko yakumuzi yaro afite abagore barenze umwe none se ubu ajya atumugore mu burira akajya Sodoma atari umugore ataye ntabwo muzubaka mwebwe ahubwo mubayeho nk'ibihunyira wowe mubayeho nk'ibihunyira wowe uzubake uturushe ugira urugo rukomeye igihunyira ni wamenya hano kirara igihunyira ntukizi wowe yarakizi ntukizi ahantu cyazaga muri urwo rugo hahitaga gapfa umuntu ariya si hunyiriza mu cyongereza urabona kera mu giturage hari ahantu habaga imivumu ibiti iyo igihunyira cyajyagamo hunyiriza hapfaga umuntu kikavuga akenshi bavuga ko ako gakaritse hagomba gupfa mu muntu ize igihunyira kiba kimeze gute kiba gifite ndimeze nk'inyamabondo gifite ibyo igihunyira nge natekereza ko kiri mu muryango w'ibiguruka umuryango w'ibiguruka ntabyo azi neze umuterero urawuzi
umutera niyambwa mbi cyane aya ntage mbwa ari umutereri umutera kwavuga ngo igikururuka no mukubanda umutereri abahigi bahita babyumva ibyo mu mazi babi ibinyamababa wowe urinjeje ibigendesha inda rero hari ibikururana tunabyigisha abantu hari ibikururanda uyu natubwiye ibyari byose tubisobanura ibikuranda harimo umbwemo nk'ibintu nka harimo umutereri uko nawe ugendesha intuza icya kabiri inzoka nini kumeza icya gatatu ngira ngo mvuza bibiri ntavuga bibiri mvuga icya gatatu n'umuserebanya n'igikeri ibyo mu mazi babyita gute mu mazi ibyo mu mazi babyita mu mazi harimo icyarimo ese reka mbabaze natekerejeho nk'umunyabwenge ifi iyo iri mu mazi ibigenda cyangwa ibiguruka iba yoga oya ibigenda ariko koga si ukujya none ngo ifi iri mu mazi ibimeze nk'ireremba ibigenda nasi ireremba itozi ifi imeze nk'inzibyi inzibyi ni ikintu barwara hano bakakotsa kuri injiji nta nubwo uzi ibintu bita inzibyi biba mu mazi wangegera ni wowe wampowe ari icyo barwara bita inzibyi bakakotsa kiba kiri hano none se nawe iyo nkubonye mbona wararwaye inzibyi uranarwaye inzibyi njyewe mbona mu mutwe harimo ikintu cyitwa igishororwa ariko inzibyi uko biri kose ni ikintu kiba cyarazibye ni ikintu barwara akenshi kuvuga umwingo oya umwingo biravuga umwingo kandi umwingo kwa umwingo biratandukanye umwingo uza hano ni ikintu kibyimba ahangaha isi laba inzibyi ibimeze arya isi itandukaniye na laba isi na laba isi ni isi dutuye hose oya ni igifaransa isi laba byose ngiye ndumva ari kimwe laba isi laba harimo laboratoire hakabamo utangiye kuza umvinjeje katwuva umunyabwenge isi laba laba numva ko agacuma se buriya agacuma kandi uri umunyabwenge wari uzamuye igihanga nka ritiko nk'umuhanda wa gari ya moshi wakizamuye gurya ndi isi laba abantu bagira ngo ujye none ufite ukuntu ugirira confidence abantu bakanya ngo ugiye kubahabya nabundi uriya we mwihoreye ahubwo ngiye muri iyi minsi ejo ndakwishura hari umuntu ugusha ndakurangira akazi ejo ko mu ndirimbo kandi kafatika atura wibatsinda ataroreye atari abanyamondo bagiye yatangiye kumamagara ibatsinda ntago ari we n'undi muzima tugomba gukorera nyamabondo yatangiye kwambara neza mu kanyana munyuzeho ameze neza nyabondo se abanyamondo ngo yarakize akwa cyaguteba gukira neza gukira umuntu akira gusa icyo dushaka kubwira abantu badukunda kandi badukurikira iyi mihanda yacu imaze kunyerera we nubibona maze kubibona byabaye akasamutwe byarivangavanze aravuze ngo iyi mihanda ngo imaze kunyerera cyane abantu bose ujya kubona ukabona umuntu w'umumama wiyubashye ufite n'urugo ati ndashaka kuza muri social media kwibaza wa mubyeyi wagumye mu rugo ugatekera abana bawe uraza muri social media ukigisha abana bawe uraza muri media kumara biki urashaka kwishana nka nzovu ngo urashaka umustar abantu bose kwigisha ngo bashaka kuba star abaca kuri nyamabondo agashaka kubutsa none se wowe kuca abantu intege waretse bakaba ba star nkuko nawo baraba star gutese niba nzova batinda kugira umustar uko ubanje kuma kuri bwombo sibyo tuvugisha ukuri ninde mu rwego umustar gutyo gusa nabo nagize abastar bari basigaye n'undi bari barabokeje sibyo abantu bose byafite umumama mwiza pe umukiri ushaka kuza ku musitari ngo akicara natwe ngo akamusitari urumva rero ni ikibazo kiba gikomeye ngo arashaka kuza ku musitari imana igashaka kuza ku musitari ni umukire ariko nibaza none ikintu gitangaje nuko bano madamu baza muri ibi bintu nkubaje muri hari umuntu basibishije indirimbo umumama wagize akajya mu ndirimbo y'umuhanzi umwe navuze umugabo aramubwira ati iyo ndirimbo ni kubonamo nisohoka sinkubone mu rugo rwanjye ntahira mu rugo ngo ni yawe oya ntago ari yanjye ntabwo ari yo nindi ngo uriya we waje mu ndirimbo yanjye we uretse ko niya mugore nayifitemo mwiza sinanayisiba nyine umugore nambwira ati umugore wese umwana nashutse sinamuhaye bombo sinamushutse yajemo abishaka
akurikirwa n'agakiza topi tala zangole mandala baya siri biri fo zangole abura ameze nk'abikanombe wasengeye urumva ndaje nabwo ati yakurikiwe n'amavuta yanjye araza ndamusengera amavuta ujyaye ubwo tumera za mitsingi na za primus wowe ariko Imana ishobora byose kandi Imana izabaha kandi byarimwe byose Imana bisize ngo tubirye tunabinywe hari ibyahishura abanyabwenge bisobanurirwa abaswe kugira ngo batagira umuntu wirata ubwenge bwe wabyumvishe neza ejo bundi Nyamabondo yaravuze ngo agiye kujya ngo hanze ngo agiye kujya ukunda kuvuga ijambo scam cyangwa se ngo Nyamabondo yabaye umuscama tubwire mu mitekerereze yawe inyuguti zigize ijambo scam ndagira ko ya mbere scam nta gihe kare kirimo wetangira inyuguti zose tubwire zigize scam hari C K mama scam ubwo ngo uvuze iki numbwese ngo oya arabyishe vuga ngo hari C na K na M na M scam umva injiji none hari C uvuze scam tubwire inyuguti zigize scam inyuguti turatwandika inyuguti ya mbere C sa E K ma wahishe ubwo sibyo ni wahishe hari sa hari sa hariho sa A K oya wabyishe na ma kama na oya hari sa E na M oya ariko rero muri kwibyitira nawe tuba kubyitiranya ariko scam nukubona ubivuga gusa ariko ntuzi kubyandika Yeso bibashije Nyamabondo ko ari we wasikamye agafunga imageragere ari mu joro aro gisambo naba ariko reka mbweze uko suko benshi ninje murushe kuri registre cyangwa kuri abani utarafunzwe abandi bose utararaye mu murenge uyu ni hara mu murenge rimwe ariko nubwo utarafunzwe ninje muri tarafunga abandi bose ninje gira barafunga wanyweye kore nyinshi wanyweye urumogi nibyo bintu byakugize ikidebe mu mutwe wawe we bakugeze uti Umwe ibiki byatumye uzurumogi ujya mu makariso badamu uzurumogi rwo mu kiderenga ese bavuze ngo umuntu byamugize chronique biba byaramubayeho byinshi oya n'ibiki ni urugero rero rwango uburayi bwakugize chronique se of course exactly uko niko muvugishije ukuri exactly rwose niba ari ikintu cyamugize chronique buri chronique ni ikintu cyakubase kukikuramo bikanga wabaswe n'uburayi n'ubusambanyi n'ubutindi urabizi wowe ubutindi none undusha amafaranga atayakurusha bayida undusha amafaranga ndakurusha bayida we ufite angahe njyewe Emilio se kwa no udafite Emilio haba kuri telefone mu avunje uhitamo ka cyangwa ubinga reka babazi oya kangahe we kuhurira kumenya umukene n'umutindi batandukanira he nano hari ari umukene n'umutindi kuki bavuga umutindi nyakujya hari reka cyatu kiga primaire oya reka nkubwire hari byo bitaga umutindi nyakujya bamubajije ibyo agomba guhitamo we ngo ahitamo ngo ikintu cyose akoze ngo gihinduke izahabu yari ari mu ngunguru twabyize nimba ari mu wakanga primaire urabyibuka urimo uracurika boss umujyana hirya hino ndabyibuka aravuze ngo umutindi n'umukene cyangwa se umukire batandukanye uri umukene n'umutindi ngo umukene n'umuntu ushaka kuba ati tanga mituweli ya 3 akayitanga umutindi rero umutindi ni wa muntu Beneto kitala zangolema ubabwira ngo kora iki ngiki ntagikore Nyamabondo reba bakamutangira kirebye Kanyamuru nakaraya kashatse gahubutse ibyo ni ibintu bamaze gukamenyaho Vura Nyamabondo muzaje mubireba no kuri gisiraje nahe hose yashatse ahubutse aza kuvuze ngo nakara uragafashe nakara ngende muzi kandi noneho nibyo uzira buri gihe ibiki nzira ibyo twari tuvuze kuki uvuze ngo dore impamvu ngiye Nyamabondo nzi akunda abantu babamaneke bavuga mannequin apana mannequin akuna mannequin ngo barabaye do bandi ano za nkonde wanje gera wese nakumara naza Nyamabo wamwotsa Nyamabondo ubundi mu makuru ngo hari yacifungiye hari ngo yaraterwaga baramutera umva ko afite amateka mabi cyane hanze aha ni habi cyane mugari wa Esther ngo hanze aha ni habi
ni habi nyine niba muranje telefone nibayibye ngo hanza ni habi Chester yari umuntu uririmba muri studio agakotora niwe muntu wa mbere azindima ngo hanza ni habi cyane ngo shinyiriza ahubwo umwishyuye nimba yaragiye mu ndirimbo yawe yigura telefone sanamwishyuye se nayo ndafite bayandi bayibye kugira ngo wemereka kurenzeho noneho uramugurira indi nshyashya kandi niwe urayigura niwe urayigura niwe urayigura wowe ahubwo numvise yurije ibiciro iriya yayiguze 60 centire azana 40 mu kilo 20 ngo arashakiye amagana ngahe barayimugurira da afite amashuri wowe urayatanga nutatanga hari abandi bari bayatanga ergo weakness zawe barazivumbuye yarazimenya ariyo nzo twasanze weakness ari kwikinisha kwikinisha kwawe barabimenye weakness bisobanura intege nke zawe ari kuvuga ngo weakness ngo ni bisobanura intege zawe kandi icyumweru mu cyongereza bakita weak mvuze weakness none se icyumweru intege nke oya ntago ari weak simvuze weak tandukanya weak na weakness ni ibintu bibiri bitandukanye uyu muntu abona adafite ibibazo bimeze bite afite ikibazo cya mushikiwe mama wawe yarakize yajyaga yikorera uburaya nibura yakoranye nyine mama wawe yarakize wangegeraho none ntabwo uzongera kure mama yarakize aho se arwariye Dusabe rero akaba nawe yatandukanye n'umugabo wabibonye ute rura rugo rwa Dusabe na yakane navuga ko nta ruhari nuko rwa Marie Jose n'ibisere bagene n'ibyo narwo rwarigeze rwahehe ko narwo rwe ruhari inde kandi nababwiye nabyo nashaka ko Dusabe simwotsa sinebishakaga ahubwo icyo nashakaga ni giki Dusabe ubundi namwe ngo Dusabe wisubira ku birutsi nk'imbwa yabirutse ureka iningegera ntabwo mwabana wabonaga Marie Jose wabana nawe bigakunda nese kamwasumu shaka umugabo hano hari abagabo beza bakunda ututu nese urajyangwa gushaka haragabo beza basima urajyangwa gushake inde wowe usaba gushaka ubusa nashaka yatandukanye n'umugabo urajyangwa gushaka urajya mu maguru y'abagore mwavuyemo mwaje nese ko nawe uri umugore ikege ari babyita ababiziyene umugore arashaka undi ababiziyene kuko abagabo ku bagabo n'abatinganye aya none se cyakora ko ngo nshake siteri wawe nashaka Dusabe impamvu ni iyi ibi birarutana bura Dusabe nta buraya reka nsobanure impamvu Dusabe afite ibyo kurya oya Dusabe araniyubaha ese ntabyo afite araniyubaha nubwo yemereranye n'irangegera ikamugarukaho ariko ubundi Dusabe yifashe neza kitwa nawe nyira afite agashirira kamubungamo buri gihe kamubwira ati umugabo Dusabe agira umutima mwiza aje umutima mwiza kwakira igihomora ngakira cyane bundi umugabo ajya yabaye inturo kujya kwakira inturo mu rugo rwawe ikibazo yafashe umuceri mwe nowe yakamwana yabahaye agafuka ka kilo 25 adahiraho ntuza Esther ngo arye nuko ese urumva nyine Dusabe atari mu kazi ari mu kazi Dusabe ubundi yitwara neza muri iyi mihanda Dusabe yitwara neza